aho nyine wowe wumva ko byarangiye bitagishobotse, aho niho Imana ijya igaragariza koko ko ari Imana. Ni Imana ifite ubushobozi bwo kuvuga bikaba, yanavuga bikaba, ariko kamere muntu ntiyakwakira ko ari Imana yabikoze, kubera yuko waba ubona ko nyine byihuse cyane. Bisaba ko bigeraho ubona ko wowe nk'umuntu nk'ishyanga nta kintu na kimwe cyo kubarengera kiriho, kugira ngo iyo nk'Imana yakitinge accordingly, ubumana bwuzura iyo intege nke za muntu zitariho. Mu yandi magambo, Imana igaragaza ubushobozi bwayo iyo ubushobozi bwa muntu butagishoboye gukora, kuko ntibangikana.